umva uburyohe bw'ikinyarwanda mu njyana y'ibisigo. Nakuriye mu rugo rufite igicucu aho urukundo rw'ababyeyi rutagaragaraho ijambo ryiza ryacurwaga nk'umugani ahubwo amagambo mabi akaba ariyo mbwirwa buri munsi. Muka data yambereye nk'umuyaga mubi wahuhaga umutima wanjye usanzwe uhetse inkovu. Yambwiraga ko ndi umuzigo, ko ntari iwacu, kuba naravutse ari igihombo ku buzima bwe. Nakoraga byose nk'inkora y'ikirenge, ntiyagire n'ijambo ryo kunshimira rizaho. Nakoraga imirimo nk'umucakara utagira ikiruhuko, niyo nasitaye akandengana amagambo y'icyasha. Naraye kenshi nibaza impamvu ntavukiye ahandi, nibaza impamvu Imana yanshyizeho umukambwe nkawe, nibaza impamvu papa yangiye kumbonera ijisho rimwe, yemera ko umutima wanjye usambaguzwa nk'impapuro mu muyaga. Agahinda karanduma nk'inkuba mu bicu, narize amarira arashira, umutima urakomera, nkibaza niba isi ibamo impuhwe, niba hari igihe izuba rizava mu buzima bwanjye. Ariko ntiyabashije kunyica nubwo yabigerageje. Nkomereje mu nduru zitumvikana, namenye kwihangana, niga guceceka buri munsi, nkubita agatima ku gihe nzabohoka. Uyu munsi ndacyariho nubwo ntawanshimiye, naratsinze urugamba rw'agahinda. Namenye ko ubuzima butavuka mu maboko y'abadufashe nabi, ahubwo bwirabura ariko bukagira ejo. Yantegekaga nk'inkoko yiruka imbere y'intare, ntibagire imbabazi, ntibage n'urukundo, kandi mu maso ye sinigeze mbona umuntu, ahubwo nabonaga igicucu cyuzuye inzika. Yashimishwaga no kuntuka imbere y'abandi, akansiga igisebo nk'isaha mu gituza. Igihe cyose naharaniraga kuba mwiza, yabibona akabifata nk'uburyarya cyangwa nk'urugomo ruhishe. Nigeze nibwira ngo ahari ndamwenyura, ariko asubiza ibitutsi nk'inkuba isuka hejuru y'ibicu. Ijambo rye ryankomeraga nk'imbehe y'icyuma, umutima wanjye ucikamo uduce nk'igicuma. Naryamiye amarira y'umugoroba, ngakanguka agahinda gashya kazindutse. Amasomo narayize ariko atari ayo mu ishuri, nize gutinya aho ngomba guturwa urukundo, nize guceceka aho nakabaye mvuga, niga kubeshya ibinezaneza ngo bishime. Sinigeze menya isabukuru y'amahoro, iminsi yanjye yarabazwe nk'igihano, narambaye imbehe y'agahinda ku mutwe, kandi papa arebera nkaho ntari umuntu. Ubundi se kuki yantuye urwango rumeze gutyo? N'iki nari nakoze kugira ngo ntarazwe umubabaro bigezeho? Aho kuba umwana usanga umutaka w'urukundo, njye nasanze inkuba, imvura n'umuyaga bikubitira rimwe. Nigeze no kubyandika ku rupapuro mvuga nti Mana ahura umwana wawe arababaye, ariko sinabashije no kurangiza amagambo. Amarira yaramponze, igitabo kirafunga, ariko ubu mfite ururimi rw'amagambo yanjye, mfite ikaramu ivugaho nacecekaga, mfite ijwi ritagikandamirwa n'ubwoba, kandi amagambo yanjye ni inkota y'ukuri. Nanditse igisigo simusigo cy'urugamba rw'umutima. Iyo mbona abandi babyeyi bakunda abana babo, ndavuga nti nanjye nzaba uwo ntigeze kugira. Nzubaka urugo ruzira icyasha ku mwana, sinzaba nka muka data, sinzaba igicucu cye, nzabera abandi igitwikirizo cy'ineza, kuko nubwo naguye narazamutse, niyubatse ku mabuye y'amarira yanjye. Ndi icyitegererezo cy'uko ushobora kubaho nubwo wakomeretse, ndi urwibutso rw'uko igikomere kitari iherezo, kandi ndi ijwi ry'abarira mu mpinga z'agahinda ariko bagakomeza urugendo. Nubwo yambujije urukundo, sinabuze ubushobozi bwo gukunda. Yampagaritse umutima ariko sinagize umujinya utagira umurongo. Yashatse kunyima agaciro ariko narakiyubakiye. Muka data yarambabaje ariko ntiyanyishiye, yamvugiye nabi ariko ntiyanyigije. Yo ndi uw'agaciro, ntabwo ndi igicucu cye. Dore nanditse iyi ndirimbo y'umubabaro ariko itegura indirimbo y'ibyishimo byanjye by'ejo.